akavuga ngo wenda njye umugabo nankubita igofi ndihangana, ariko kubera umuntu yashatse ari umwana aragera mu rugo inzara yatera yabakubita kabiri, ukagera mu rugo ugasanga umwana w'umukobwa arimo ararira nk'agahinja, ukibaza nk'uyu nguyu yashatse biri ngombwa. Urakoze cyane Jean Dodier. Muri make urashaka kumbaza ati se urabona kuba leta y'u Rwanda yaremeje ko gushyingira munsi y'iriya myaka ni ngombwa buriya? Munsi cyangwa bafite iyo myaka? Ni munsi, ko twabonye ko ntabwo bakirebera kuri 21. Nimba ufite impamvu runaka mu gihe wenda byatewe n'impamvu runaka, munsi ya 21 urajya kwa leta civile akagusezeranya. Buriya ntago ikintu nkeka ko bagendeye ku mubare w'abana bari kubyara w'abakobwa babyara, basanga n'ubundi abenshi bajya kugira imyaka 18 baramaze kubyara, akavuga ati rero aba bana n'ubundi baba ari bakuru. Ngo dukingizo twaranabuze, dukore n'ubuvugizi ngo buriya muhora muri horomoze buriya nawe ugira ikibazo kuri biriya bintu. Hato guverinoma y'u Rwanda arabana ejo muri twabaze tuganira, ndimo ndabakoresha ikiganiro, ndimo ndababaza impamvu kwiyongera kw'abana kurimo kuraba cyane babyari iwabo. Arambwira ngo dukingirizo twarabuze. Abantu mukora muri iyo gahunda y'udukingirizo mugerageze mugereyo murebe koko nimba twarabuze mutwongere, mureke guteza abana ibibazo ntawamenya, nubwo nk'abantu bakuru tutagashishikarije abantu gukoresha udukingirizo. Mwifate nibyo biri ngombwa, ubwo wasanga mvuze udukingirizo benshi mukashaka kuntera amabuye, no kuko twabonye abantu bavuga ko iyo byanze nyine biragakoresha bikarangira. Kuko cecetse nawe uri umwe mu bagatinya. Ntabwo navuga ngo umwe mu bagatinya, kuba leta y'u Rwanda yavuga ati udukingirizo tugomba gushyirwa ku masoko ahantu hose tukaba duhari, ndetse no ku bigo nderabuzima bimwe na bimwe, ni uko baba babona ko hari akamaro. Dore igitekerezo hano mugenzi wacu uherereye mu karere ka Nyamagabe aravuze ngo kuko iyo ngingo mwazanye ni dukingirizo twarabuze, ntabwo kijya kuri centre de santé ngo ubone udukingirizo, no mu bigo by'urubyiruko yabifatanyije mu bigo by'urubyiruko ntabwo dukingirizo tukibamo. Ubundi uyu munsi rero nza mu kiganiro nta ngingo nyamukuru nari nzi ko tugiye kuganira n'abakunzi bacu, ariko ndabona ingingo ihindutsemo udukingirizo. Sinzi uramenye ntaza gukora amakosa, ntaherezo ndabona dukwiye gukora ubushakashatsi tukanabaza abantu babishinzwe koko nimba koko ibi bintu turimo turabyirwa n'abakunzi bacu byaba ari. Uwo mukunzi wacu rero ashobora kuba wenda afite nk'amakuru makeya, gusa njyewe nzi ko duhari rwose, turahari kuko ni akantu k'ubwirinzi gakenewe cyane mu rubyiruko uyu munsi wa none. Ariko ntabwo ari we wenyine, abantu benshi hano ngaho barimo baravuga ko duhenda cyane. Nk'uyu nguyu we yashyizeho n'ibiciro byatwo, sinzi nimba ibiciro byaho ari kimwe ahantu hose, ariko bivuze ngo Minisiteri y'Ubuzima muri rusange aka kantu karebeho nimba urubyiruko rwinshi rubitangamo ikibazo ngo impamvu barimo baratwara inda zitateganyijwe n'ikibazo cy'udukingirizo kirimo. Minisiteri y'Ubuzima muri rusange igira ukuntu ibigenza, nimba utwo dukingirizo tutanahari wenda ari impamvu runaka zatumye tubura, baduhige batwegereza urubyiruko. Njyewe kuri teenage love mwarimo muravuga ejo ku bintu bijyanye no gushaka no gushyingirwa. Ruhande rumwe njyewe ari ikintu nabonye, ntabwo urukundo ubundi ari ngombwa, nta nubwo runakenewe rwose. Ubundi ukundanye n'umuntu ntabwo uvuga ngo ejo cyangwa ejo bundi muzabana, bundi murakundanye ngo mumarirane iki. Umuntu umufate nka bro muvandimwe wawe, byo kuvuga ngo mfite sheri ngo nagiye ngo muri bidi yiwe, birambike hasi, ntabwo ibyo ngibyo biri ngombwa rwose. Ku bana bakiri batoya aho ngaho ntabwo nemeranywa nawe, kuko ku bana bakiri batoya ntabwo ari byo, bagomba kuba inshuti bisanzwe. Ariko ku bantu bari mu myaka y'ubukure, mwebwe se mukundanye ngo bigende bite? Mwe mukundanye ngo bigende bite? Mwa murimo murategura ejo harimo gukora strong relationship. Baburetse gato nkubaze, uyu munsi ku myaka yawe ufite urakundana nanjye, nta gahunda ngiye mfite yo gushaka umugore mu myaka 3, nanabikubwiye ngo nta gahunda mfite yo gushaka umugore mu myaka 3. Bundi muri iyo myaka 3 tuzadukora iki? Turitwa ko dukundana, tuzaba dukora iki? Ntabwo bisobanuye ko gukundana ko ari ngo murakundanye mahita kumubana. Uko wakundana n'umuntu mukaba muri kumwe biri aho ngaho, ukajya umubwira ibibazo byawe, akaba yakugira inama se wenda aho biri ngombwa, ibyo nta kintu bitwaye. None se kuba ufite bro ntabwo bro wawe mukundana? N'umuntu wese mufate nka bro, ureka kuvuga ngo mfite ngo sheri ngo abandi bahungu ngo nabagize kipe. Ubundi kutarajya mu rukiko, ubundi urafungira amayira abandi kubera iki?
fata abantu bose kimwe, bafate nk'abavandimwe, ureke kuvuga ngo ngo Jado ngo kubona isheri wanjye ngo yarabimbwiye, ubwo wasanga nakujyanye ahantu nkakugurira ibiraha, abana benshi baba baragwa mu biraha bibiri bigatuma ngungira sheri, kandi ejo hari wari uzaza akakugurira indobo yabyo, kuko bwa benshi ubwo murabikunda. Aho ngaho rero harabamo gutandukanya umuntu mukundana ndetse n'abantu muziranye n'inshuti zawe muri rusange. Umuntu wese umaze gukura haba hari umuntu uba wumva ukunda umuntu. Urubyiruko rw'umunsi wa none baravuga ngo ni crush, ngo aragucrushe, urumva, ukabitandukanya n'abantu bandi bose muziranye, ukavuga ati ngiye nziranye na runaka turigana turaziranye, ukamutandukanya n'uwo muntu. Njye Pascal ngiye gutangaza, njye Jean de Dieu nzashaka umugore iminsi myinshi tuzamarana, n'icyumweru tuzahura uyu munsi tuvugana ibintu bizima, mu cyumweru kimwe tuzahita tujya kwandikisha urukiko. Ibyo kumbwira ngo tumaranye imyaka 10 se turimo turagira gute ko ari hahandi usanga turatinda, bavuga ngo inkoko itinzi hakibabo, niho tuzatinda muri urwo rukundo ejo ugasanga nagutambitse iyo nda. Ubundi ibyo rukundo, fata umuntu nka bro, reke ufata umuntu nka sister, ureke kubafata ngo kugira umuntu w'igitangaza kuri bo. Ariko n'ubundi ubusanzwe ufite bro wawe, ufite sister wawe, abantu mu bindi imwe, ufite abantu maniga yawe mu chatting ati hawe umeze ute, salama bimeze gute. Ariko uba ugomba kugira n'undi muntu wundi ku ruhande, umuntu ufata nkaho ari urugero rwavuga ati is my future husband, avuga ati uno muntu tugomba gutangira tukubaka strong relationship, tuvuga ati azava nk'umugabo wanjye, dukundana imyaka 5 ariko dushyira kuki imbere tuvuga ati tuzabana. Abasore rero muri tayari, dore uyu ari free. Hari ibiganiro ejo ndimo ndamureba ari kumwe na mugenzi wanjye Platinum, baravuga ngo nge ndi free, ngo ari single. Basore murabe mwumva rero, gusa nge bakobwa rwose, nimba ushaka ko dukunda nubwo ube witeguye ko mu cyumweru kimwe tuhita tujya kwa Etas ubwire, maze divorce biratangiye. Ntabwo bisobanuye ko uzahura na wa muntu muhuje mindset uvuga ati icyumweru kimwe birabaye. Oya, ni ibintu bisaba ngo byubakwe kare, ubanze ubitegure, ubone umwanya wo kubitekereza. Se uyu ni umuntu twakubakana ubuzima, tukazagira umuryango mwiza. That's why mwamugomba igihe watangiye gukura, uba ugomba kugira umuntu utangira gutegurana nawe rwarekeye. Ese Pascal, nkawe umunyamakuru, umunyeshuri, umukobwa ukiri mu rugendo utaragera wagera, ubundi iyo ugiye gukunda ukumva ugendeye kuki? Hanzanga amafaranga ngo bari kubise aroro wowe arakoze cyane. Nakubwira ngo urambaje ngo ngiye gukunda ngendeye kuki? Pascal, have udasubiza mu buryo bwa politike, subiza mu buryo bw'amarangamutima. Ndabizi abanyamakuru benshi tubabajije ibibazo nk'ibi muri hakana ngo ntabwo mushaka gusubiza ngo mu buryo bw'amarangamutima. Vuga by'amarangamutima n'uvuge mu gipolitike. Ubundi iyo uhuye n'umuntu, urukundo rwa nyarwo buriya ntabwo rufite ikintu rushingiyeho akenshi. Wowe ubwo urwana narwo nirwo rwihitiramo. Ntabwo nakicara ngo mvuge ngo nkundanga abantu ngo barebare ngo bagufi ngo bafite amafaranga hoya. Hari n'igihe abantu baza ariko ugasanga wa wundi utanabifite ugasanga niwe uri kwitwararika cyane. Akenshi ubundi igihe fokasinga kuri mindset, ntawe uriya muntu abajama ko tugendera kuri nyashi, abajama mugendera kuri nyashi nka Platinum. Alexander uri ejo ari mu kwandika ikiganiro, katwizere ko uyu munsi atigeze agikurikirana. Ejo ari mu kwandika ikiganiro uzamubaza icyo gishingira ajya gukunda, natakubwira nyashi uzangaye. Bakunzi b'Inshuro TV rero, Teenage Love uyu munsi natuyisoreje, byari byiza, twishimiye kuguma na namwe, ariko amasaha yacu rimwe na rimwe abasobanura ibintu byinshi, ariko mwebwe nimwe ba mbere bagaciro kuri twebwe. Tuzishimira kubuhurira namwe kuri uyu murongo wa YouTube channel Inshuro TV na Elemento TV. Ubutaha ndagushimiye Pascal, ariko nyine ukundane gakeya, hatutaza kurya bya biraha bibiri bituma mukunda abantu. Umunsi mwiza namwe bakunzi bacu, umunsi mwiza. Gahunda zacu nakagaruka.